Twongeye kubaha ikaze abadukurikiye kuri Eshuli Tv. Eshuli Tv ni YouTube channel ibagezaho amasomo n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Tugiye kumara hafi umwaka tubagezaho amasomo muri Basic and Advanced Electronics n'ibiganiro bitandukanye kuri Electronics. Turabashimira mwese mwabanye natwe, mukomeje kubana natwe, mwagiye mutwereka urukundo mu buryo bugiye butandukanye. Mwese turabashimiye. Uyu munsi turashimira by'umwihariko abantu bakoze subscribe. Abakoze subscribe bamaze kwiyandikisha kuri Eshuli TV, turabashimiye kubw'inkunga zanyu tugenda tubona, mukora share, mukora comments. Turabashimiye ku bitekerezo byanyu mudahwema kutwereka. Turashishikariza kandi n'abadukunda batarakora subscribe gukora subscribe kugira ngo amasomo n'ibiganiro tugenda tubagezaho mujye mubonera ku gihe kandi murushaho no kudutera inkunga. Ni muri urwo rwego kuri iyi nshuro Eshuli TV twakoze ama-t-shirt atandukanye ari mu mabara atandukanye ariho ibirango bya Eshuli TV nk'uko mubibona, n'ingofero ziriho ibirango bya Eshuli TV mu buryo bwo kugira ngo mukomeze kudufasha mubyambara, mutumenyekanishe naho mugenda naho mutuye muri rusange. Iyi mipira mwayibona muri Kanani Fashion Shop hano i Nyamirambo, kimwe n'izi ingofero nziza zitandukanye ziri mu mabara atandukanye. Biri muri Kanani Fashion Shop hano hafi na Onatracom. Abakwifuza gukomeza kudufasha, abakwifuza gukomeza kutumenyekanisha kugira ngo ubumenyi muri electronics ndetse n'ibindi bitandukanye n'ibiganiro tugirana n'abatumirwa bagiye batandukanye mujye mubibonera ku gihe. Reka tubashimire kandi twizeye neza ko n'iyi mipira muzadufasha mukayambara kugira ngo murusheho kutumenyekanisha, kuko n'ubundi muradukunda mukomeza kugenda mubitwereka. Twizeye neza ko n'iyi mipira muzaza muri Kanani Fashion Shop akayibaha mukayambara, tukarushaho kumenyekana, tukarushaho kwagura ibikorwa byacu. Murakoze cyane.